Okay, nubwo mwese mutaziranye ariko mugiye guhurira mu kazi kamwe. Ngira ngo umugore wanjye mwese muramuzi. Ariko bukihutirwa no kumenya se uriya mwana uwo ari we. Ibimenyetso byose bigaragaza ko uriya mwana atari uwanjye ndabifite. So ndashaka kumenya se uriya mwana ndamushaka ari muzima cyangwa ari umurambo. Boss, ko ari igikorwa gikomeye kubigeraho bizagorana kabisa. Sishaka mumbwira uburyo muzabikoramo, ndashaka kumbwira ngo mwabikoze. Ndabaye cyo mushaka cyose cyo mwifuza, ariko namwe mu umusaruro. Ndashaka kumenya aho yirirwa, aba bari kumwe nabo, ndetse n'icyo barimo gukora. Ariko cyane cyane mwibande kubana kuze kuvugana nabo. Umva atari tayari muri notiro. Ambwira hakiri kare kubera ko kuvamo bizabagora. Ndi tayari boss. Nani ndi tayari boss. Okay, ubu akazi karatangiye mugende. Sinshaka amagambo, ndashaka ibikorwa. Byakomeye, niyo mission igezweho ngo niyo gushakisha umuntu wabyaranye n'umugore wiwe. Ngo aramushaka ari muzima cyangwa ari umurambo. Ibyo uvuga we ni biki? Ko yamaze no kwangaje inzobere ngo mpaka amenye umuntu wabyaranye n'umugore wiwe. Namara kumubona ngo aramukuraho uruhu ari muzima. Ubu koko namara kumenya ko ari wabyaranye n'umugore we biragenda bite? Reka dushaka uburyo tubonana tubivugane live. Umuzamu w'abandi bose. So ugomba gukora nawe n'ibyo kurishima. Ugomba gukurikira ibyo ukora byose. Kuko nawe ari hafi yawe ushyira umutima wose. Yes boss. Nakomeza gukurikira. Ndakwizeye ntabwo urambara ari. Uzabikora n'abijuru n'umugabo. Okay. Yizera boss.
ndayariye. Uzi ko idunia ari danje wallahi. Kumbura mwana wa boss ni wa Romeo. Ngiye kubona ubukashi bushyushye. Ngomba kuyabakuramo byanze bikunze. Ni ukuvuga ngo boss arashaka kumenya umuntu wamubyarije umugore. Madamu we arashaka kubika ibanga. Romeo nawe aragira ngo ntibimenyekane. Batatu bose. Ayeyo ndayariye. Teta? Teta? Oui? Rero mubwire kandi mugire inama. Nimba mushaka kubanga amahoro yoboke inzira. Ndakubwira ukanumvira amaso. Akuzanye ndeka ngiye y'urugo hangaha. Mbona cya gicucu ngo kiransuzugura. Uretse sha nawe uzava hangaha abandi. Ugasa. Gusa n'uwataye umutima wabaye iki? Sheri, umugabo wawe si umuntu. Ni daimoni yigendera gusa. Nase yagushavye kumurera shitani nimba ari daimoni. Erego urabikinisha kandi bikomeye. None se byoroshye mbyumve. Wakeneye ko mba muri timu ushakisha umugabo wabyaranye n'umugore we. Ahubwo kuba umwana afite atari we ntabwo nari mbizi. Tumva bire kumbera ibisubizo. Nicyo cyongere kuri liste. Unongereho ko uwo mugabo wabyaranye n'umugore we amushaka ari muzima cyangwa ari umurambo. Nuko bikomeye. Ariko ndumva nta mpamvu wagira ubwoba. Wowe shaka umuntu umutange baguhe kashi wicirewe. Kuko n'ubundi warutegereje akazi ariko utaza akazabanza kariko. Tanga umuntu baguhe kashi. Si akazi se. Ahubwo reka twigire muri chambre kwa tuserebura sibyo. Uranyagije pe. Uzi ko wagira ngo umaze guterura umusozi w'ishoronge. Niyo bita tekinike yo mu buriri. Ahubwo amasomo akurambere bampaye ndabona yarafashe. Ari kugira ibigambo kwe. Uzi ko wagira ngo wararagiye. Igenda umwana w'iryoze. Aho rero uzakora ishuri kandi ubera mwarimu waryo. Ngaho se shora murebe ukuntu itanga umushinga. Twabikora da? Ubu mbeshya gusa uzaranze inyongeza n'umushahara. Harya ubundi uriya mugore aguhemba ngahe? 20 gusa. Okay. Ngiye kongeraho 350. Ariko nawe uzareka ubwo busazi bwawe n'uburara. Urakoze boss. Ahubwo hari akantu ushaka gukorera. Tagacyungo. Maze iminsi mbona wirebesha ka Teta neza. Nyemereye nakakuzanira no kwisahane ngo ba. Ntabyo washobora. Wowe nyemerera gusa ubundi urebe.
ariko uzikora umukobwa ari umusazi nka mukuru we. biriya ni iterabwoba. we mbwira ko uzampemba n'uyu mwanya nahita muzana. ariko ni papa Ganza. Ndabumva. buriya Ganza ni uwawe kuko niba mbona ntazi. nanjye njya mbitekerezaho bikancanga ariko buratsito ndabishakira umuti. umva ko bazi kuzimya umuriro. ndawukongeje tu. umugambi wanjye nzawugeraho kandi ndabona bihuta kuruta ubwo mbitekereza. genda Francine uzi ubwenge. ubwo nari ntwawe no gushaka umuti w'ikibazo hahise haziramo ikindi kibazo gikomeye cyane nagombaga gukemura. ikibazo bwoko ki? naje gusanga ari undi mukobwa ukundana na Ngarambe, inzira ziba zimbanye nyinshi. utavuga Zura kurikirana aya masaha. Wagombye kuba wagiye kwiga. mwari mutashye bwije sinababwira ko banyukana amafaranga y'ishuri. Ariyo ufite ikihe kibazo? nyine mama inzu yamuguyeho ndashaka kujya kumusanira. Ubu byose hamwe n'agahinda. akira rero nawe kohereza. Ariyo uzi gusoma? ndabizi. Genda cyabyigaho neza. Kuko ukomeje kumpombya. Niba ngombwa uzanayasubiza aho ngaho. Kira amafaranga uraryoha. Ngiye kuryoha ngo amazi yaguye. akundi wowe uzamenya ubwenge ryari. na n'ubu ntabwo uramenya kuri imfubyi gacucu gusa. umva aho kugira ngo ngire ubwiza nk'ubwo bwawe n'ikigoryi napfa nkagenda. umva fata bino bibiri ugende unywe fanta kandi nabwo nawe gucucu muhaye. Teta.
iyo no ni imwe mu mpamvu kuko namubonye mu masaha atandukanye nayo wowe usanzwe uzi. Wasanga niba nimvije neza arimo kumubwira ngo ashobora kuba atwite inda ye. bivuze ko dukinaga twese turi babiri, kubera ko nanjye yambwiye ko twite inda y'amezi 2. Sinzi kuko ntabwo nkunda kwinjira mu bwami bw'abakundana kwa bakobwa b'iki gihe basigaye bameze nk'ikirere. Olivier agiye kuza ahangaha, umekinge ishobora kumuririmbisha indirimbo y'ibikundanye birajyana. Sans problème. Kandi umekinge ushobora ko nta kimenyetso na kimwe gisigara ahangaha. À vos ordres, boss. Sibyo? abona bose yaratakaye nanjye nayo nkora kuko izi nayasheta kabisa. akuze kuri igicucu ratinyuka ukankanda nk'ukanda avoka. Yiruti nk'ipapa yahiriye ku giti. umva wowe tuzi unywe bosi ndamufite gutya kandi no mu ijoro nzamujyanayo. Turururu. ariko ubwo murumva ibigambo mvuga ceceka ngaho wanjijiwe. ako gahi uzi n'ibindi uwamubwiza nk'ubwa kano gashinze nakora akantu. Wakora gake. abagabo bose muri umudugudu baba banjye mwongera b'akarere ndetse n'intara bose baseka zawo gusa nakomeza mpaka no ku rwego rw'igihugu. ukabumbatira ngo pi. nawe nabyibonye rero. Francine ndashonje. urumva yasenenera. umva nahashye genda uteke. ariko aho bazamenya ryari ko ari jye bosi. tubabwira ko ari konje. Francois njye kukwiyera amatarata. kwa mata umva ubutaha tuzagukama duhere ziriya pusi. ikindi kandi mugomba kumenya ko ari njye mwamikazi w'uru rugo. njeje gusa. ndabibwira papa. umva bibwire imana kuko so we
ndamufite gutya. uraje ubabwira ko ari konji yo kurya. Naho ceceka. Manura amazi n'urupfu rumanura abantu. ubundi utunywe. Karibu chérie. Birebire cyane. Merci. Akazi byagenze gute se? Stress nyinshi debane yisararanga. Ariko uri ahora byine byavuye kuri hiti. Ngo byagenze gute se? Imisoro myinshi imishahara byamushyuhije umutwe. Ariko rero nasi waganza ruracyageretse. Umva ibyo yisaza byose, yisaza amaze kumpa yanjye. Hari amafaranga mfitiye. 50% ya gatanya. Oh. I know. Ahubwo wanyibagije nibagiwe kukubaza. Wiriwe ute? Shanirwe n'irungu ryinshi. Ariko rero ibyo mvuga ni ukuri. Agoma kuma yanjye vuba tukibanira njye nawe naganza akarama. I know. Nanatinya guhamagara ngo ntatoza uburara umuhiye. Wabura buye byo. Mwabyenge n'inyagara. Ni danje ariko bizagenda neza. I love you. I love you too.
bwanjye guhaye inota 30 ubu utakibazo hari umukino gipaha ese ndajyayo ko basimujyane kwa muganga. Francine uno mukobwa musohora umujugunye hanze sicyakunde kumuna hangaha ngaruke ntamusanga hangaha. Papa Ganza ariko nawe ntukayita amazina y'ibyo ntari sibyo. ntabwo nzongera mbabarira. sawa kandi gukora uko nguko. Sawa ntabwo. Umva sohoka njya kukuvura se nyine igurarira. Umva iyi saha nawe ubaye umugore di natwe ntabwo twiyangaga ahubwo ukwiye kuzaza undamya ko ubu kuri iyi saha ndi umucunguzi wawe. tegurarira. Umva ibyo bagukoreye njye babinkoreye ndi munsi yawe ndi muto cyane ahubwo wowe wari wararengeranye. byuka se nyine urimo urandeba. Umva kubera ko iyi saha njye nawe turadusimburana gushimisha bose kuko urabizi ko mukuru wawe yega aramuvuna. ngaho ngwino se. Biteze ko mbona ushamye muho. ntabwo ubona ko se mfite ubuceri. Wikanze iki? Neretswe n'umwuka wera uyu munsi ko ngomba kuba mfite amafaranga. ariko se cyuki nta kuntu nyine wamakarandivuna azagura nkahita nkusohokana. ko mbona undebana agasuzuguro se bose arimo? Arimo? Uramushaka se? ndamushaka nyine. Arakuze rero wategereza. none se wandusha nimero za mavuja? nawe se uramushaka? byatari yari yantumye nyine imibyaro y'indabo kugira ngo azazitere. nangira mubaze niba afite uduceri mpita mushyira indabo ze. Nazo ngira. ntazo ugira? zihorere. wazima cyangwa se utazimpa ko ibintu byose ari tayari. ariko teta bakubera ki papa akunda kugukubita ukarira? Ganza nakoze amakosa. akagukubita agukinjyanye mu cyumba? Jya muri kigamba. Nsubiza ndaryama. Jya mu Ganza ryama. ariko abantu bose hano baranyanga. Samuel ndagushaka. ajya
amahoro. nta gashya kuri ya dosiye tumaze iminsi dukurikirana. Wapi nta gishya ariko ndi kubikurikirana. Komeza ubikurikirane. Ikigaragara ni uko ziriya mfu zifitanye isano. Ese Rwanda komeza mbikurikirane. Mama, ni ukubera kiriya muntu akurikirana uko Romeo. Ryama ugabanye ibibazo byawe. Mama, ni ukubera icyo uri kwa Uncle Romeo kandi papa akabazwa uri Kampala. Ganza ryama. Ryama usinzire ugabanye ibibazo byawe. Sibyo? Hari ibyo ariko atagagombye kumenya ubu aracyari muto. Yego ni ukuri aracyari mutoya cyane. Wa muntu se washoboye kumenya? Ndamuzi. Ari mu bo Ngarambe yahaye igikorwa cyo gushakisha umubyeyi wa Ganza. Ndumva bitoroshye. Birakomeye byo. Amashyamba yashyushye. Halo. Wewe bite ko rero nakuze umunsi wose? Umugore wawe ari kwa Romeo. Winde? Umukozi wa Romeo? Yes. Oui. Ari kwa Romeo. Bari kumwe na Romeo. Okay, ngaho bikurikirana neza urambwira. Okay. Salama kapo. Salama ni gani? Welcome muri office yanjye manu. Akamanzara kuri office mbona aragera akagufuri. Kama nanze kwitezaho umutekano musa. Sanze ndangije umuti nari n'ikaro. Ariko office neza yo naho zavu. Ni iki sibudi kikugenza muri aka kanya mwana. Nazo ntabwo twari zagira mwana.
nuri ibiti byinshi man ntago mba ndishana staff ariko uri ikintu urusiga mu bishorishori aya nuri cya bobo amutatu cya bobo okay gerageza nyine kamwe nikanga ugerageza kandi ni kuri ya system ni ku masogonda social na deals Joy nabonye imanukana n'urwana hariya hepfo ufite amabuno rumwe rwa hano urukozi rwo muri rwarugo kagira abakozi ntabwo nabiteza iyo diri icamo mwereka ibyana birenze cyangwa nawe ukandida upasi n'ingarambe Halo? Yo musaza sawa se mani rero ngufitiye amakuru kabisa ashyushye wanaratetse ameze fureshi ariko ubu ninde tuvugana ayo makuru mbwira ufite n'ayari nyine mfite amakuru y'umuniga wateye umugore wawe inda ntukeneye kuyamenya se mani kandi nyafitiye gihamya kabisa mani njye icyo nshaka ni ubukara ukaza ubwitwaje njye nkaguhereza amakuru kandi sinshaka ukomeze kuntesha umutwe umva mani njyewe ntabwo umuntu nsakurisha kabisa ngo uhamagaye mu mahoro wowe nimba wumva ubikeneye nzanira ubukaro njye nguha amakuru yawe kabisa kandi ntundushe wallahi sawa ngo kose mani ubwo se umubwiye iki mbese wagira mubwire iki mani ngomba kumubikamo ubwoba urumva akabitekerezaho akamedita fureshi nawe ari butekereze no kugira ngo aduhereze amafaranga wabaye utari kuba ngiye kugwa noneho urumva ntiwabyaje mabuja wateye inda mabuja mfite amakuru yose yuko wowe wabyaranye na Romeo umwana twaganza yose ndayafite
umuduha amafaranga cyangwa amakuru tuyashyire hanze turabivuga da nta rutangira tugera ku munwa. amafaranga arahari uri hehe ngo nyakuzanire? yohereze kuri mobile money. ese wamudagije arayohereza kuri mobile phone ntago ari yanjye password yayo nayenze mubwira ahubwo we azadusanga hano hafi n'ibikontineri hari icyo udashona. wabyumvishije hafi y'ibikontineri bibiri kuri beretwari kandi nutaza wihuta ngo uzane amafaranga vuba vuba. urabizi ko ku munwa wacu nta bariyeri nta boda ku munwa nta bintu by'umupaka turabivuga. muhaye icyongereza namubwira ngo nta boda ku munwa. ni ukuvuga ngo rwaba yamuhaye ikinyarwanda nyacyo cyimbitse cy'umwimerere uvuga bya bindi none mukubitemo icyongereza nta boda. none niko amatafa akora umusa amafaranga turariye wowe noneho dore ukuntu zikina neza cyangwa se ubundi mbere yo kunagenda wabanza ngakora akatabi keza kimbitse nawe ukagira ibizunga ndabona ntazi ibyawe muraseka ukazifatisha fo ngakore se nanjye nayo nigeze kujya gukongeza igikamba umunsi umwe mana. tugende turagiye kandi ubizi neza ko amafaranga tutayafite. ariko jya ureka kuba umwana tugende ugeze hafi yo mu rugo wowe ugende ubarebe ndagusangayo. Francine kabe bose ngambwira byumvira vuba vuba bose wansinya ahangaha nk'umukoresha wanjye ko nshaka ko wakede gukomeza kubaka yanzira mama. Okay. Ciao. murakoze bosi ngwingwa Francine nigeze y'umwana uzavuka kumva ndamuteye bosi tuteme umva mani njye nukumbabarira ino diri nta kintu nyiziho cyane ahubwo ino niga niyo mwakabaje ko niyo ifite amakuru wenda ko mani wagabanyije ibigambo koko. Ndi we ufite ibigambo byinshi.
ngwino urebe iri hano hano hanze inyuma. umuntu wakoze ibi ni umuntu usanzwe ari hafi y'umuryango. nabyo byashoboka. aho mu nzu bite? hari imirambo ibiri uw'umugabo n'umukobwa bigaragare ko atari umugore we. Abwiye n'iki? uwo nabonye ku mafoto batandukanye n'uri mu cyumba. Mwiriwe, muri bande ko ntabamenye? Turi abapolisi b'umugenzacyaha. Detective Mazimuzi, mugenzi wanjye Rose. Nanjye nitwa Maggie, ndi umugore muri uru rugo, mufasha wa Ngarambe. Haba hari ibyaha byabereye aha ngaha se mwaje kugenza? Ntabwo waraye hano se? Oya, mvuye Kampala. Madamu, urihangana rero, umugabo wawe yitabye Imana. Kuki? Uko si byashoboka? Inyana ya imbwa ilikuwa inanyola. Yainishi. Halo boss. Tayari visa yaibonye. Narangije kwisinya. ugiye gukurikiraho. Boss. None waramize umukobwa wallahi. Nakubwiye ngo ugiye gukurikiraho. Yamani. Murakoze kuza kuri polisi kugira ngo mudufashe mu bwicanyi bwabereye aho muba kugira ngo mugire amakuru amwe muduha kugira ngo dushakishe umwicanyi tubaze twamufata. Watangira twibwira. Nitwa Matayo. Ndi umuzamu wo kwa nyakwigendera Ngarambe. Bamwe mu bo dukorana mu gihe bageraga aho muba basanze uziritse
ndetse kandi wasanga n'imirambo. Nta muntu ukeka cyangwa waba warabonye mu bagufashe? Yewe nta muntu nkeka kuko abantu tubana hariya muri kiriya gipangu ni amaninja duhora tuguruka, ubwo kereka ngiye kubavuga nkabavuga bose ko aribo banziritse rwose. Nyine uko mubana mu gipangu kuguruka nta busobanuro buhagije twaba tubonye, kandi dukeneye gufata umwe muri abo ngabo umugizi wa nabi. Nyine bose ni amaniga, dore no guhora basimbuka, ntawe navuga ngo n'uyu wanziritse, bose bahora mu miriro duhora biyirukankira gutyo, nta muntu n'umwe nzi rero. Ese ubundi muhaba muri bangahe? Ni jyewe na boss nyine uriya nyakwigendera, na Mabuja, na Francine, na Teta, na Ganza. Muri iki cyumweru hagati ya Nyokobuja na Shobuja ninde watahaga mbere cyangwa nyuma? Boss yatahaga kare, ariko nka Mabuja we rwose hari n'igihe ataharara, gusibye ko yavuga ko ngo yagiye isafari, ntago wamenye ibye. Naze ko mwajyaga muhasigara hariya mu rugo, urabona abakozi bo basigara hariya, nawe hari igihe mushaka kugira ikiganiro umwe mu baguma mu nzu. Kereka Francine kuko yajyaga ngurira na byeri nk'inywera, naho ubundi twivugiraga ibyo mu gikoni cyangwa tukivugira ibyo kuri porotaye yanjye, nta kindi twaganiraga. Noneho telefone yagumeho mu gihe tuzongera kugukenera ngo dufashe, ubashe nyine no kongera kutuyobora mu makuru zaho tugukeneyeho ku buryo twakubona. Telefone yari yazimye, ariko dore nyishyizeho rwose ndayicanye. Ariko nizere ko mutazamfunga. Wowe ntabwo ufungwa ahubwo ukeneye kurenganura, tugafata umugizi wa nabi agashyikirizwa ubutabera. Muzabafate cyane ko na boss yapfuye atarampemba, na Francine niwe wajya gungurira byeri, dore icyaka cyaranyishe rwose, muzaba mumfashije. Wakigendera. Murakoze. Tuzaba tuguhamagara mu gihe tubikeneye. Murakoze. Sawa. Nuko ko byakomeje kuvurungutana kugeza na n'ubu igihetse inkovu zabyo, na n'ubu sindababona. Na Teta sinigeze menya uko byamugendekeye nyuma, kuko ataremera kumvugisha. nagiye ntazi yonjya. tumenya nawe uzi kuri uriya musaza ariwe papa wanjye, ariko ntabwo byari byo. gusa umbabarire, kandi ndagusezeranya ko ngiye guhinduka uko nari nsanzwe meze. umbabarire n'amajoro yose waraye udasinziriye, wahangayikishijwe n'ubuzima bwanjye. Teta, ntukunze kuba nyikubona. Nahise niyemeza kubana nawe mu byago mu byishimo. Imana ishimwe ko ishyize iherezo ku buzima bwacu bubi. Amen. nawe kuva ubu wumva umudendezo, ko ndakubabarira ibyo wankoreye byose. Teta, ni byiza. ndabona mutamenye. Ndiganza mama.
yerekeranye n'urupfu rwa Ngarambe ndetse n'abana. Yego, kandi niba nibuka neza ubanza umufasha nyakwigendera. Yego. Ukaba wamenye wamwivuganye? Ngarambe ndetse n'undi bari kumwe n'abandi bapfuye ninjye ubyihishe. Byishimye mute? Ngarambe n'undi bari kumwe nabicishije uburozi. Umutwaye tusigara tubyigaho. Ariko uretse ubundi ni iki cyagutaye kwitanga? Hari igihe ugeramo ukabusanga waribeshye inzira. Nabuze byose nk'ingatemenya. Ariko imbaraga nazikuye kuri Kristo namenye akambabarira ibyaha. Gusa numvaga ngomba kwihana nganirwa